Hello guys, bakunzi ba Mwami TV, nongeye kubasuhuza mbabwira nti mukomere cyane. Bye. Hello. Mumeze neza cyane, natwe tumeze neza cyane. Mukomeze kumera bo. Ni ya televiziyo yacu yitwa Mwami TV, dukomeje kujya gute kuba ubukombe itubazanira ibintu by'imizigo bimeze biri hejuru mu kirere cyane, bizamuka byogoga indege n'ikirere, ubundi ugasanga ibintu bimeze bo. Ngira ngo nkubwire ngo inama ya mbere y'uyu munsi ngiye kukubwira, niba utararya urubuto rwa voka, uzagure voka wicare uyirye, uyikate neza, ufata kunyu usige ku mpande, ubundi ibintu uzasanga bimeze bo. Uyu munsi rero sinje kubabwira ikintu kijyanye no kurya voka, sicyo ngiye kubabwira, ahubwo ngiye kubabwira ngo natangiye ishuri, ubu noneho ubu ndi ku ishuri, ibintu bimeze bo, bimeze fresh. Ishuri rero natangiye ni ishuri nzarangiza vuba ahangaha cyane, ariko nakomeze ngwino hano, wowe uri gukomeza usakuzaho cyane, nikomeze nikore video yacu. Ngwino wongera gusakuza ndakudiho, gaho sakuza vuga cyane, sakuza cyane, usakuze bigomba bigezeyo. Sakuza rwose. Cyane rwose. Murabona ko ubundi ibintu byacu ni episode. Muri kubona ko uyu nguyu nawe ndi wa mukinnyi wanjye mucyashya dusanzwe dukinyana, ndi kugenda ntoza kugira ngo akine. Ubundi yari kutwigisha ukuntu baseka bate iyo umuntu yishimye. Seka cyane ngo seka cyane. Yego mwihangane nuko turi kubasakuriza, ariko nagira ngo mbereka ko uyu muntu nyine ni umukinnyi, amaze kubona iyo ndi kwatinga aba yanezerewe, ameze fresh byatari. Yego ubwo nari ntangiye kubabwira ngo ngiye kujya ku ishuri, ngiye kujya niga Icyongereza, ariko kwiga kera nyine biba bigoye urumva. Nagomanga aho sari bogora. Yego nta kintu ari bobe. Noneho kubera ko twebwe twize kera rero n'umusatsi waragiye, ubu nasubiye ku ishuri, ariko Icyongereza wapi. None ubu ngubu hano mfite umuterankunga nanjye hanjye, hano nazanye umutumirwa wanjye mucyashya uzajya unyigisha Icyongereza, kugira ngo nanjye igihe nzayamba ndi imbere ya recteur. Nagiye kwiga muri kaminuza, niba uzi ko utarajya kwiga kaminuza nawe gerageza. Mikoro tanjye ayikuyeho muri muswara. Yego urumva, ubwo niba ntago biri buve mu mwana, mushyira hasi. Mushyira hasi aho ngaho, ntago ari bwongere kugaruka. Yego urumva ni ishuri twararitangiye, noneho karagikubita hasi. Mwege kara mushyira higa. Barakira aho garuka twikorera video. Noneho ntago bizoroha ibintu imirimo ibiri yananiye byiza, ariko giye ndabona cyanagiye kuba nk'ipyisi pe, igiye kunanira. Nari ntagiye kubabwira ngo natangiye ishuri. Noneho uyu ni umwarimu ugiye kujya nyigisha Icyongereza, kugira ngo ariko Icyongereza akinyigishe birasaba ko yuko mbaza nkajya mvuga ibintu mu Kinyarwanda, hanyuma nawe akabitranslatinga akabishyira hehe mu zindi ndimi z'Icyongereza n'Igiswahili n'Igifaransa byose. Ntangiye mbabwira ngo njyewe natangiye ishuri, ngiye kwiga kaminuza, nubwo nshaje ariko nanjye ngiye kwiga amashuri. Nanjye baravuga ngo no school no ahead. Yego sinzi ukuntu babivuga, nanjye nakantu nanjye nakopera ibintu byose no kwisi, ni gukopera, kuko tudakopeye nta kintu twageraho. Tugomba gukopera, ariko mu ishuri tuzajya dukopera twabona zero. Yego ubwo ngiye kwiga nanjye ndebe yuko nanjye naminuza, nanjye nagira amashuri, nanjye nkareka kugira gute kuba umuntu ufite twadushuri duke, nanjye ngire ibishuri bigize byite bimeze neza. Ariko hano ndi kumwe n'umuhungu wanjye ariga, we acyari muto, aracyafite ubwenge bufata cyane.
agiye kugira gute kunyigisha icyongereza, ariko icyongereza kugira ngo akinyigishe birasaba yuko ngiye kuvuga ibintu mu kinyarwanda akajya agira gute agasobanurira n'abazungu, cyangwa se kugira nawe nzabyumve yuko nzabasha kugira gute kujya mukurikira. Umeze neza? Yego. Umeze bo? Yego. Witwa nde? Nitwa Mwami Prestige. Wiga mu wa kangahe? Mu wa gatatu. Wiga mu wa gatatu. Okay. Njyewe ugiye kujya unyigisha icyongereza. Icyongereza uzakinyigisha neza? Yego. Uzabibasha? Yego. Cyangwa ntabyo uzabasha? Uzabibasha. Okay. Ubwo Minerva nzayanishyura abandi nawe nkwishyure. Ariko ubwo nubu uzagira gute ntuzajya wanyigishije neza. Kugira ngo rero unyigishe bikunde, ngiye kujya mvuga ibintu mu kinyarwanda hanyuma wowe ubivuge mu cyongereza. Twatangiye. Umunsi umwe One day naragiye ahantu I go somewhere. Mahurira n'umusaza. I found there a grandfather. Uwo musaza yari afite imvi nyinshi. That grandfather was having much hair. Hanyuma uwo musaza mbona arananiwe. After that, and I see he's tired. Uwo musaza yari afite yikoreye umufuka w'ibiro 200 by'ibishyimbo. That grandfather was taking some beans of 100 kilograms on head. Ashoreye n'inka. And was going with cow. Iyo nka yiwe yaricaga. That his cow was killing. Yicaga abantu ikamwirukankana ikamwica. Was killing peoples and ran for peoples and kill them. Uwo musaza amaze kundeba arampamagara ngo ngwino nkubwire. After that father see me and tell me that come and I tell you. Nuko uwo musaza ampa bya bishyimbo ngo nanjye ngo mbyikorere mutwaze. After that grandfather tell me that take even this one that beans of 100 kilograms even you on head. Nuko ibishyimbo ndabifata mbishyira ku mutwe wanjye. After that and I take those beans and I put on my head. Maze kubishyiraho hanyura undi muntu nawe ufite igare. After that and after putting on and I see another people which was on bicycle. Kuko ngewe nanjye ibyo bishyimbo nabyikoreye simbibashe nahise mbitegera igare. After that when I was taking that beans, when I cannot manage, I called the bicycle and come and take for me. Ibyo bishyimbo rero ngo narabyirukankanye umusaza ndamusiga. That beans I ran with them and that grandfather and I put him behind and I go. Ibyo bishyimbo narabitwaye ndagenda ndabigurisha ku isoko bampa amafaranga 500. Those beans I take them to the market and I sell them and they give me money 300, 500. Nuko ibyo bishyimbo ahantu nabigurishije barabitetse byanga gushya. If that where I sell them, they go to cook them and they refuse to cook and they don't be cooked for good. Nuko hashize akanya gatoya kubera bya bishyimbo nabyibye wa musaza, umusaza araza nsanga aho hantu aramfate ngo ninjye kumwereka ahantu ibishyimbo nabigurishije. After that and I saw that grandfather and tell me that you tell me where I put my beans. Ubwo umusaza nagenda mwereka ibishyimbo aho nabigurishije, hanyuma umuntu wabiguze ibishyimbo arabimusubiza. Where I go to say and I show him and they give him and took them back.
nuko umusaza arandeba aranyitegereza arambwira ngo ntuzongere kujya ukora ikosa nk'iri ngiri wakoze. And that grandfather see me and tell me, after seeing me and telling me that don't do again that bad things again. Nuko nanjye mbona ko nakoze amakosa ndapfukama musaba imbabazi. After that and I saw that I do bad thing and I asked him forgiveness. Nuko umusaza yarambabariye, amaze kumbabarira tuba inshuti. After that and grandfather pardoned me and we be friends. Tumaze kuba inshuti nagiye kumusura. After being friends, I go to visit him. Yankaye irambona. And that her cow, he find me. Iranyica inkubita ihembe. And kill me and beat me a thing of a cow. Umusaza bibonye arambwira ngo nge narakubabariye ariko inka yanjye ntago yakubabariye. After that, and grandfather tell me that I pardon you, but my cow did not pardon you. Nuko umusaza araseka mu cyongereza ngo hehehe. After that, and that grandfather laughed. Araseka cyane ngo hehehe. And laughed so much that ha 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 ha. Hanyuma After, umwana w'uwo musaza a baby of that grandfather araza arahansanga. and come and saw me. Nsanga twariganye. And I found that I studied with him. Mutekereza ukuntu byagenze byose arambwira ngo wakosheje cyane. I think about what I do everything and I said that I do bad things so much. Nuko ubwo nawe musaba imbabazi. And after that and I asked him pardon. Isomo ririmo aho hantu A subject which is in there. nimukajye mukora amakosa yose ku bantu mubonye. Don't do bad things on all people you saw. Kubera ko Because hari igihe wazakorera ikosa umuntu utamuzi. of you can do a bad thing when you don't know. Ukasanga ubonye igihano utazongera kubona muri ino si. And you saw a something which is bad, which you did not saw on this county Ndetse no ku isi yose. and that on every country. Kubera ko igihe najyaga gutembera muri Malawi, Because where I go to visit in Malawi, nahahuriye n'undi muntu. I saw some people. Uwo muntu yari yaracitse amaguru yose. That people was sick, was cutting all legs. Ndetse n'amaboko. And after arms. Ariko uwo muntu yagendeshaga ikibuno. And after that people was using in the movements which is for people by using bumps. Ubwo iyo yakoreshaga ikibuno cye hari igihe yirukanka agasiga abantu bagenda cyane. If was using his bumps when he's running, he was running and went so much, and those ones who have legs, arms, what and do and run and better than them. Ibyo bintu ni amakosa yari yarakoze, baramubabarira baramubwira ngo nibura nubwo bamubabariye ariko azajya akomeza kugira gute kubaho nta maguru n'amaboko afite. After that they pardon him and they tell him that you do everything you do, will stay like that, you stay do if you do that, but you stop. Noneho iri ni ipera. After that, this is a pear. Iri ni ipera. Yes,
Is it a pear? I don't know in English. You don't know English. This fruit is so difficult. Urubuto ni urubuto ruraryoha cyane. This fruit is so very yummy. Uru rubuto, izi mbuto uzirebye rumwe usanga ari umuhondo, urundi ari icyatsi. If you see all this is fruits with everyone, you see when another one is green and another one yellow. Iki ni igitunguru. This is a Iki ni igitunguru. this is onions. Iki ni igitunguru. This is onion. Igitunguru kiraryoha. The onion is very yummy. Igitunguru iyo ugikaranze mu isosi, isosi nayo irahumura. If you put it in food, it will be very yummy. Ngaho abakunzi banjye babwire bye. Bye, let's gentlemen. Babwire bakore subscribe kuri Mwamini TV. That's from Mwamini TV. Subscribe, share, and comment. And stay seeing our videos. Ese mumaze kubona ukuntu iki cyongereza murabona nzakigisha papa bigakunda? After saying that, when I'm teaching my father this English, will you see when will work? Yego, murebe niba koko nzabibasha. Nimumpe amanota. Yes, you see, when I can manage and you give me marks. Murakoze cyane. Thank you for giving me this to say this word English. Bye bye. Goodbye, ladies and gentlemen. Kameraman ko wasinziriye.